aperi yabonye ko gukina Mediane yabidafite Dauda aperi sirava pe Dauda bamuhamagaye mu myitozo itaraganya cyane ngo ari mu myitozo muri kitondo niyo makuru nakiriye siyo mpamvu se yarebye mashaka ngo bamuhamagaye baravuga bati Dauda wo kagira imana mubyeyi hano byarangiye turagusaba imbabazi kuba twaraguhari ariko twari kumwe nimugoroba bambwiye umuntu ngo warangije Dauda ndumirwa ariko si kwa mugani ibintu by'Ikigali ariko nahise ibintu byanyu ntabwo ari byiza ndamurangije kuvuga izina ryanjye se ndi muba murangije ntabwo ari wowe ariko ibintu byanyu ntabwo ari byiza nsaba imbabazi niba atari wowe ni mugenzi wawe Dauda Visit Rwanda nuwo mujyo wa babimbwiye ndumirwa mwese ko ngenda Kigali kinamenya amakuru umujyo wa mikoro kazu kugira ngo si ikikurya kiba kiri kure si mu myenda numiwe bambese ikikurya kiba kiri mu myenda ikiryanyi kigenda mu ishati bavuga ikiryi umuntu ngo wararuye Dauda kamugino ikiryi cyaba hari bitakibaho banayisa habagahinda uzi ariko twiga mu ma internet ntabwo zigeze bajyaga baza gutera imiti mu ma internet waba ufite ikibazo inda zitarakuriyeho Dauda yahamagaye mu myitozo yahurira neza cyane arangiza ubuzima yahurira neza umwana wo kurya nyuma Dauda yahamagaye mu myitozo araza ko ari kuri match ya Musanze muri weekend kwa gatandatu ejo karabaye urumva se match dayise ikomera ugira ngo wana bamaye umuceri ndavuga ni ntabwo yibaho ngo ntibamubeshye ngo idolari rya Dauda ntabwo ari kuva yasinyira aperi ariko shobora amaherezo nkurikije amakuru karenze igeze kumpa ngo yararyohewe amaherezo aba ari ikipe yose gwiki urumva ngo agaciu urukwavu rugenda ruruma amashu urukwavu ruri kwe mu mashu ntabwo ruma rimwe irya mbere ntabwo rutegeza kurimara mashu nk'icumi agakwavu kayarumira rimwe uzarangira ari ikipe yose numiwe ngo ariyo kuko ngo hari umwe higeze kubera icyo bitwa amapigano mu giswahili bitwa amapigano hari umwe ngo higeze kubera inkundura ibintu biramenagurika bajya banarwanirayo rwose hari umwe utari Dauda ariko ibya Dauda bintunguye ariko hari mugenzi we bakinana kandi se si n'ubundi si ku mwanya umwe ngo ibintu byo mu nzu byose byaramenetse niyo mpamvu uze nyuma yazo ishaka kuzaba ikipe yose nikorere ushobora kwifata muri nuza ariko ntabwo ari watumye akora aya makosa yagiye guhanwa akina neza rero watumye avuga ati mwe mugenda amubwira ngo mugenda basanga imbere Dauda ikibazo cye ntabwo ari cyamwe mugendaje ikibazo cye ni imyitwarire isubiramo ni uburangare bwisubiramo urabyumva ntabwo umukinnyi mu by'ukuri bagambera avuze ngo mwe mugendaje bikarangira agize impamvu yo kutaza ahari wakurikirana niyo mpamvu ugasanga yagize n'akabazo sibyo wakoroha ikibazo cya Dauda n'abakinnyi ba peri ni ibintu bihoraho bafite uko bazwi n'uko babaho kandi noneho utinyira imirwano imirwano yabaye kuri umwe bahahuriye yari umunyarwanda ntabwo ari umunyamahanga abantu bataza kurangara nese operasiyo ya Memere Dao n'umunyarwanda kurenze kuvugwa kuri radio ikintu utamuhanira aho barwaniye bakimuhaniye wanamudipotinga agasubira iwabo ntabwo urabyumva ibya Memere Dao byo ngo uramutse ubimuhaniye ntabwo wamuhana ngo yari bihagije ko byatuma bimenyekana bamuriza indege bakamusubizaho muri Burkina Faso Memere Dao ibyatumye ari kuri urwego ariho byabihura na performance ye iri hasi ariko Lamine ntabwo ikibazo gihari wese psychologically yarangiritse uko yakoze ibintu bituma nyine yumva kariyeri irangiye just bamugumisha mu kibuga arakina ufite abakinnyi ntabwo ikibazo bajya bagira ko ari abantu ko tuba mu Rwanda tubi Kigali kare tubi Kigali ubuzima abantu bona Kigali babamo n'ubuzima busanzwe bworoshye bugenda nyine kuki abantu buri gihe babaho bafite ibintu ari kurwana nabyo why kuko ukinira nka ikipe nka PL umukinnyi w'umunyamahanga uhembwa $3,000 by'amadolari 4-5 uburi mu bantu bameze neza mu mujyi wa Kigali bafite amafaranga batura hano heza bahura n'abantu bifuza
mu gihe bifuza angahe 3-5 by'amadolari. bitanu ubu uri n'imiliyoni umunyakigali uhagaze, zirindwi. ubu uri umunyakigali uhagaze neza cyane. miliyoni 7 buri kwezi ni Sibyo? amafaranga menshi cyane kuri aba basore n'imyaka yabo noneho. Kuki umuntu abaho nk'uri kurwana n'ubuzima kandi akaba ari muri position yo kuba ameze neza? Abana n'abana bato oya bamemeye. ahubwo Na mere dawson wari umugabo wubatse umwana muto. Hari famiye zimuhamagara nyinshi. Akaba ari umuntu ubuzima bworoheye. kugira ngo ahubwo ugume ukomeze uhembwe ayo mafaranga araba intambamiye. reka mbwize zambani mama ufite reka mbwize ukuri wagira ngo mba ejo tuzumva nawe wateruye umuntu ugakubita hasi. njyewe nta mbaraga ngira nta mbaraga ngira niko ejo tuzumva wigize derira. tuzumva n'abarwanye hano derira twamanye tuzumva n'abarwanye n'umuturage. umunyamakuru hari akarusho aba afite ku mufana. iyo wumva rero ngo umufana ngo yarwanye n'umunyamakuru, umufana w'igitsina gore yarwanye n'umunyamakuru kazi, barwanira umukinnyi. umufana n'umunyamakuru ugasanga nta tandukaniro rihari. umunyamakuru akwiriye kuba afite itandukaniro n'umufana. gutese umunyamakuru akwiriye kuba afite itandukaniro n'umufana. birakampusha rwose ibyo ngibyo. cyane rero komeza gushe umukobwa wanjye, ariko nawe rero iki nawe urumva oya kugusha ufite protection sibyo? Ntabwo ari uko wenda uri umutoni kurusha abandi niki, ufite ukuntu nyine ufite entourage nziza sibyo? banzura abantu ukorana nabo n'ahantu ukora sibyo? urebe entourage mbere na mbere, reba mu rugo buriya musaza wawe na kiriya gitsura yagukubita yafata ikinyafu yagushishura ukajya mu munsi wo kubeshya akubonye muri utwo tuntu. ambara kasikete, ambara ekuteri, ujya kogeza umupira muri stade utawujye mu rugo. turage wowe icyo bintu urimo wowe Musanze ramanuka ujye ushima Imana. Musanze hari umuntu ejo wambwiye ko Musanze ngo muri iki gihe muri iyi sezo Musanze ngo ahantu hose igiye gukina mu ntara ngo irarayo. bivuze ngo ishobora kurara i Kigali. Si umuntu wabimbwiye ejo Musanze ni mu ntara hafi ni mu ntara si Kigali. Kigali se si mu ntara, uvuye Musanze si nko mu ntara kandi mu mujyi wa Kigali ariko ni kure. Musanze FC ntabwo nzi icyo navuga kuri uyu mukino. warabivuze byose ejo ibyo wagomba kuvuga. Nta marangamutima nakoresheje. ibintu nabonye operasiyo mfite. Ntabwo buranda umunyamakuru ukunda kuvuga ama operasiyo kare. buranda umunyamakuru ukunda gukora inkuru n'ama follow up, ariko kuri turama operasiyo buraya ntabwo ari ibintu byanjye. Ariko Musanze FC muri phase retour irengeje amanota 30 igira inyifato itari ya kinyamwuga. kandi ikintu gitangaje nk'icyo nabonye, usanga ba nyirayo abayobozi baba babizi ko ariko bimeze. igira inyifato mbi cyane itari professionnel. iyo imaze kugwiza amanota atuma itamanuka mu cyiciro cya kabiri. numvaga ari ibintu byo ku bwa Trump nyuma administration nihinduka, numvaga bizahinduka ikaba equipe igira ambition. ariko wapi ntabwo ariko bimeze. toza Ruremesha ni umutoza uri professionnel mukuru, wakarafashe equipe kwizamura urwego igahangana kugeza ku munsi wa nyuma mu gikombe cy'amahoro. equipe yavuyemo anyhow muri champion. ubu ngubu ni resultat zigiye kuba hasi, igiye kuba ari imituku gusa ikurikirana. ejo bundi yari mukuru, bigiye kuba APR, ejo bundi igiye kuba indi. ku bintu ubona gutya byabaye, donc haburi minsi 3 ngo match ibe, nta kintu na kimwe navuga kuri iyi match. no kuri mukura se harimo unbelievable Kauda Weneno. ako subwo ntibizagera yabaye anatsinzwe bakavuga bati ni ya Musanze. Ucyo ntekereza ubundi ku mbuga iharuye saa 9 z'amanywa i Kigali kuri stade Kigali Pere. ni ryari Musanze igitsinda APR? tubanze turebe icyo mbere na mbere. ubundi APR itsinda Musanze hano i Kigali nkaho nta cyabaye. Musanze ntabwo heruka gutsindira APR Kigali pe. APR itsinda Musanze hano i Kigali nkaho nta cyabaye. Nese kuki match nk'uyicumuriraho? Kuki bisaba noneho kujya gacuriro? Kuki bisaba kujya gacuriro rero? Kujya gacuriro. Kuki gacuriro ihamagara? Nubundi uzatsindwa. Kuki gacuriro ihamagara?
Musanze ndayizi, Musanze bikomeye iri mu rugo. ubwo ikipe ni umukiriya wawe. Sinakeza ko Musanze yazi Kigali ngo itsinde APR. Yabigoye n'ubundi. Sinzi ko Hano bari umukiriya. sinzi ko no betting betting. Kuki bisaba ko gacurira hamagara? kuba atari aperi y'uyu munsi ko nabonye y'uyu munsi Abahungu babemererwa. Ese ya none irizewe. y'uyu munsi nabonye itizewe Kubona atatu ko bigoye. nahoze ndeba mu mikino 10 itsinze ngira ngo match ebyiri. si gorira na gasogise Ibyo bintu bibaho kuri aperi Mu mikino 10 gorira na gasogise intsinze ebyiri hano za Rayon na Police zikwiriye kwigaya. ibyo byashoboka. Bitabikore ku by'amakipe muri Kandi shampiyona ari bikarangira- ku rwego rwo hasi. bikarangira- APR yemerewe gutsindwa imikino yose ishaka kandi Igatwara ikaguma ibikombe. iri imbere yazo. reka Boy ni gute umbwira ngo ibazo uwo musaruro mubi match 10 gutsinda ebyiri. Ariko ikabirusha Rayon amanota 5. mu mikino 10 iheruka guhuza Bikarusha APR Poli- na Musanze iheruka APR yatsinzemo 8 banganya umwe Musanze itsinda umwe Umwe gusa wa ubwo kandi umwe ni uyu nguyu wa 3-2 Muri- mu mikino 10 none wa murani na hano no byose wa murani ryaje. mu rugo no hanze Ariko. Musanze ni Kigali. None se wa murani Atsinda atsinda iheruka. igitego kimwe ku busa. Atsinda igitego kimwe ku busa Bucece. Kitishyuwe. byari Hakaba ibitego ba mbere Musanze na yatsinze APR. 2023 2024 Uwo mukino nuva akabaye urimo. 2023 2024 igitego cya Murani. Niwo bwa mbere Musanze yatsinze Byose. APR. Ya murani shima Imana umupira Reba head to head nice. Kwayo Iyo match ya kimwe ku busa. habaye ibirori Musanze. Musanze kimwe APR FC ubusa. Umujyi wa Mujyi Musanze. barazimenye. Niyo kizabure cya Rayon na APR gutsindwa mu ntara. Haba ibirori. ngo nicyo cyiza Mba mbishaka cyane burya. oya Mba Turasubira mbishaka Rubavu. ko zitsindirwa mu ntara. Ah. Izi zombi. Kandi Musanze iyi sezo ntabwo yigeze ziteza ishyari. Siko Patrick yavuze ati ntawe uzagira ishyari muri bombi. APR bitatu Kandebe, Rayon Sport Musanze, yakoraga ibona APR, ibona APR. draw. neza rwose Buriya amashaka ikipe yo mu ntara urumva nayisa ivuga ngo APR na Rayon ntizihava hano. Ubundi Tenseri yigeze kubaka icyo kintu kera. Ko nukora ikintu gikomeye Rubavuza wereyo uzakura draw cyangwa APR. Ariko ubundi gutsindwa nicyo cyitezwe. Mukura kera y'abantare Freddy yibubatse icyo kintu butare. Rayon Sport ni hakandagira rye bibiri, APR ni hakandagira rye bibiri. Mbashaka ikipe mu ntara yubaka icyo kintu. Ruremesha rero ntahoza niwe wakabikoze. Nkubisezwe yabikoze neza. Ariko Sezita ntiwabyizera. Siko match ya kimwe ku busa hashize igihe di. mara Match ya kimwe ku busa. 10 iheruka Ni muri 2022. Bivuze ngo None se ubwo ari imikino 10 ni sezo 2021 2022 imikino 10 irashize. guhera 23 imikino 2 kabiri gatatu gatatu kane imikino 2 4 kane gatanu itandatu sibyo gatanu gatandatu harimo umwe n'irindwi ya shampiyona kiretse niba 10 kane 2 3 kane gatanu gatandatu karindwi umunani banirindwi irimo hagati irimo hagati ya shampiyona. ubwo hajemo ya gicuti hajemo igikombe cy'amahoro ubanza baratomboranye niba ushaka kubura gutomborana byashoboka ntabwo mbyibuka ariko muri shampiyona ni match zirindwi ziheruka. Ubwo Musanze yatsinze APR i Musanze. Etienne arimo aravuga ni ku bwa Adiri, yes ni ku bwa Adiri. Ku bwa Adiri. Ariko still ko Adiri yamaze yahereye 2019. 1920. None ka turebe i Kigali cyo navugaga Musanze yaje i Kigali 2025 byari 3-1 bya APR. Sibyo? Bibiri na 24 Musanze APR APR Musanze 3-1 na 25 Ibyo ntibidutinze. 2024 kwari match ndi kuburase 2-1 actually igihe cyose APR yakiriye Musanze i Kigali muri shampiyona ikigaragara APR yatsinze Musanze igihe cyose keretse 2017 ndabona nibwo baheruka guhurira hano i Kigali bakanganye 2017 nibwo biheruka ubundi Kigali 17 kimwe ubundi Kigali mu by'ukuri Musanze n'umukiriya wa APR mu buryo buvugwaho rumwe ni ibisanzwe rwose 18 19 ndebera 18-19 Musanze nyanganje na APR Kigali cyangwa Musanze yatsinze APR 18-19 Ziratiko kuko Musanze na Espoir
ndumva ari ikipe zagoye aperi hano i Kigali. aperi Musanze kimwe ubwo ni 19 aperi haraho yanyagiye 2019 aperi yanyagiye Musanze 5-0 2019 kandi aperi itsinda Musanze irayitsinda 2-0 ntugire 19 20 18 19 19 2-0 rero kubusa returu mu kwezi kwa kabiri nyine returu niyo yabaye beri i Kigali are aperi yagiye gutsindira Musanze 2-0 n'ubundi. Okay, ubwo rero ni match nakomeye cyane kuri aperi. Ni match ikomeye ariko ubwo aperi ubwo nibyo twavuga ngo nta Musanze nta mpamvu yo guhamagara igacuriro. Nta mpamvu ariko uretse ko urebye abakinyi kubakira ariko nicyo uri ku kibuga cyiza ariko nacyo Karenza tubwiye ese imikino 10 utsinzemo kabiri biratuma hatabaho guhamagara. dore match uko hashobora pressure muri championnat uratanga ikize muri championnat aperi herutse i Rubavu draw nta match yakwizera kurusha ya Marine byabaye draw. Uvuze ko yizeye ko atsinda Musanze kurusha ko yizeye ko atsinda Marine aba ari kwibeshya. wabeshya niba Marine udashobora kwitsindira Rubavu match yose no kwitondera igomba kubigukomereye nyine ko turabona abakinnyi ba aperi batari muri forme. Turabona Memerda urwego ariho rwo hasi cyane. Turabona Yunusu iyi defense tarimo na Clement noneho ni ibindi igipimo nyacyo cya aperi biravuga ko cyagaragaye kuri Gasogi kuko muri aperi ishobora gutsindwa na Al Hilal nubwo ari ikipe ya kabiri n'Abanyasudani yatsindwa 3 na Musanze ni ikibuga kibi yari mu ntara ariko igipimo cya nyacyo kivuga ngo aperi nta mukinnyi n'umwe wasigaye atari uwo ngo Gasogi wayisuzuguye. inkuru kwaro kuba aperi itagarura Dauda ikitaraganya kuko ibintu twabonye muri mediane yayo ikine na Gasogi icengwa muri mediane kuko Gasogi yarayikaranze aperi iragarura mediane Gasogi yagaragaje ya Sekiganda Dauda na Ruboneka bayisudire dawajye hanze nimero 10 wa aperi ubanzamo bihoraho utari mu afite assist nyinshi muri saison minde nimero 10 wa aperi dao nimero dao ariko ubwo Dauda nagaruka Ruboneka azahingekwa ku 10 minde nibyo nyine uretse ko nawe nta musaruro mu bijyanye no gutsinda nawe nta assist nta gitego nawe nyine azi gutwara baro uko biri hari ibintu ubona arusha Memerda we ntibabyeranye Memerda ntabwo ari ni umunyamahanga ukabirizwa ariko ntabwo amugeranye na Ruboneka soko taruha ikiza cyo afite ibihaha bibiri ariruka cyane iminota yose 90 yiburuka avuga uti hari icyo yafasha ariko Dawo ntiyiruka nta pass atanga nta defender ntiyambura umupira nta Ruboneka arafasha cyane hasigaye kumenya hatuye nawe kandi Lorenza kubwira ko ibye byari gusaba kumudipotinga hari amaoperasiyo menshi tugira ibyo birenze ibya Dauda cyane hari amaoperasiyo menshi tugira nyine bimwe ubona nyine byaguteza ibibazo ukabyorera ariko bya Memerda byo ngo byari kurundi Gasogi ngo yapimye aperi igaragariza ukuri abayobozi ngo abakinnyi ufite urabahembera ubusa bari bahibereye niba utanshobora yewe kuri afanda CDS yari niba kuko mu minota 90 ntihabaho gutomboza oya ikipe yagutomboza muri 5 ya mbere yagutomboza muri 15 ariko ibaye 90 ikipe kurusha ikugeraho kenshi mediane icengwa niwo ngo aperi nyayo dore ngiyi ibindi kenisi no kubati ntimubimbaza ibyo kumwe ngo urashaka kujya mu matsinda utanshobora cyafite gihe ku matara aperi na Musanze ku matara Musanze tinya n'amatara cyane burya match rejo saa 12 n'igice ntimwibuka aperi hari saa 9 se ntimwibuka aperi irimo gusoza ibijyanye n'igikombe cya shampiyona kira Musanze muri stade Amahoro murabyibuka nyuma ya match ya Gorilla na Rayon yagiye Bugesera ya match za match zitavuzweho rumwe yakurikiye wa PFC yakiriye Musanze muri stade Amahoro nijoro ku matara ruvari ku matara niba mbyibuka neza ni Musanze ufite ikibazo cy'amatara cyangwa ni cyane cyangwa no kuba Manchester izo mu match z'Ikigali cyangwa no kubagize gacuriro bigenda urana za Gasogi iyo zakiriye Musanze na za Gorilla Musanze bari imyuzu ibya nijoro simbyemera kuko hano haje amagaju anganya na Rayon nijoro ahubwo ikibazo cya Musanze
kirashoboka ko iba yabanje Gacuriro ariko ayo magaju yaraje ayo magaju nuko yaraje ushobora kubibanza atsindwa na Hilal none ibitego abantu 8 bakibeshya ngo nishoboye amatara kandi ikibazo cyakemutse ariko se mukuri koko baba batsinda aperi nanone nahise iyi shampiyona yatweretse ko ikipe yose yakwitendeka kuri aperi yayitesha amanota buriya amakipe mato si ngombwa gutsinda aperi iyo banganyije nayo baba bayitesha amanota kandi barabiserebura kandi twabonye amakipe mato abikora si byo se twabonye gorira ibikora twabonye marine ibikora bugesera ibikora sezishize twiboneye tenseri yirukanisha Darikonovic ya 2-2 match ya Kigali ya saa none yiturutse inyuma aperi yabanje 2 etenseri yishyura 2 ya zuri match utazitondeye rwose ziguteza ibibazo bikomeye cyane cyabaye kuri Rayon Sport kuri aperi Bekeni se urabona ko iri cautious umunzenze wa Bekeni kiranashoboka ko kuri uyu munyamaroke irubavu niyo mvuga urabumva ko nyuma ya Musanze aperi iragira urubavu kwa Bekeni turatujya muri kandi international break nyuma yaho ndababo shampiyona nisubukurwa ni Rubavu si byose nyuma ni Rubavu izi ni match ugomba gufata attention Bekena arasaba kwemeza abanyarubavu ko agumana Etenseri atari byo gateganya ariko hari journée irakurikira imwe hari banzamo urumva igihe riza bakinnye na Gasogi ku cyumweru aperi ifite match nayo igomba gukina nibyo weekend y'Urubavu izaza nyuma yaho izaza nyuma kuri journée izakurikira iyo icyo gihe aperi izagira Urubavu igiye gukina na Etenseri riza bakinnye na Rutsiro iRubavu uzaba ari umuriro umva harimo amasurutsi harimo aperi ifite match zikomeye muri zimwe zirarwana no kutamanuka Etenseri nayo ntabwo iri ahantu heza zirakurikirana zose zirarwana no kutamanuka barabanza bihure rero ejo kwa gatandatu saa 9 Rutsiro na Etenseri reka da barabanza kwihurira wababiri Bekeni yahura na Rutsiro aba nta biganiro birimo ntabyo Marine na Rutsiro nta muturanyi mwiza yarimo ibitego 5 kuri 2 oya 5 kuri 3 yari yameze kuri 3 ibitego 8 aha ni ku meza cyane kandi iyo narayijomereye ndavuga nti Rutsiro nta bushobozi ifite narayijomereye ndavuga nti match ndabona ariyo ku meza Marine na Rutsiro ariko ngo tujya ni Rutsiro ariko yanatsinze 5-3 Rutsiro niyo yatsinze 5-3 undi mukino uhari ni Gasogi zaba yakiriye Bugesera saa 9 niyo match zabanzize ya APR na Musanze niyo mpamvu bashyize saa 12 n'igice Gasogi Bugesera Gasogi zakira Bugesera Kamarada nubango ejo nyandambutse match ebyiri Gasogi zabanza gukina na Bugesera nitaye ko Kamarada ari hanze ejo afite 3 ari nkumbuye kureba ikipe yanjye Kamarade ariko ya Mugande watsinze APR ntimunyobye ni kera rukunda Kamarade ejo nabonye Nyamirambo yidunda ewan yakabije cyane harukunda kunaga match za Premier yakabije cyane yahuye na Everton uzuko niyo match abari nziza cyane dufite match na Everton kwa gatandatu ni kipe urumva ko ntabwo Bugesera defenda Gasogi nta nubwo Gasogi ariko nani ntidefanda tukine bose barirekura ari Bugesera umupira mubi ubaraba nta utinya undi niko nashaka kuvuga nta utinya undi Everton yasura West Ham ntabwo bifite bakina umupira mwiza cyane niyo mpamvu umuntu uzabona iyi match ejo azabona match nziza nzayireba giye Gasogi Bugesera ariko Bugesera bayisereye 3 rwose kuva deze mu division Kamarada pingana na Kenisi ntibemerana Kamarada yitoza Sogwate ndabyibuka Unity Gasogi iri mu cyiciro cya kabiri aho championnat kibere gitangaza mukura ntiyakwiye amanota Musanze ejo bundi haraho mboneza yatakariza ku cyumweru imuhanga ni bisanzwe Muhanga rye ni ya nyuma imyanya ya nyuma nayo mukuriza Muhanga iyo byanze kwa gatera musa mukurira Muhanga ibinuru caba kumeza Ayisi Muhanga uzumva ko ifite 3 Ayisi Muhanga Suze Robert zavuga ati forume Muhanga ifite ntabwo ikimanutse sinanganyije na polisi ngo yazamutse ngo imeze neza wibuka ko ikipe ari mu myanya ya nyuma Kazungu Muhanga umwanya iriho iyo binaniranya biza mu rwego rw'intara y'amajyepfo
oya njye ntabwo kipe zo mu ntara y'amajyepfo zombi Muhanga ari mu kare myanya umwari ya bango yaravunitse muri weekend wari cyane Etincelle iyo nkuru ko ari mbi ndabona ari umuntu wimbwira bari yo rwose muri tayizamu weekend ngenderwaho Bugesera imvune zose ntabwo zigusibye Bacyane match Etincelle. ikurikiye nabyo ushobora gukira nka biriya bantu bakubwira ngo urangwe Emiri Bayisenge yavunitse ushobora ugereka abaganga bakakubwira ati ni icyumweru kimwe oya rani dashirire imitsi bayagudutse Bayisenge ashobora no kutagaruka muri Bayisenge cyangwa Deshirire sitariki bo Bayisenge dashirire bagize imwe ntabwo ubonye ko yasohotse afashe itako bose gutya ni akazu gutya hano ariko hari ukuntu Munsi yatsikiye ukuguru Ntabwo gutsikira gutya Bayisenge ni ugutsikira ane Lija Wafashwe oya n'umuntu. reka reka ane Lija aramukandagiye amuturutse inyuma nabonye video yatakandagiye Ariko- ikirenge cy'ibumoso ariko havunitse iburyo nyine akanda yamubuje equilibre akandagira nabi dashirire se ziza gute nyine ukandagira mu buryo utiteguye imitsi igacika. Uri kwiruka. nyambara mubaza abaganga Deshirire. umuntu ahise mbona ko ari igihe kirekire n'itayiki iyo hajemo cya kibazo cy'imitsi ameze nka Emere nayo ni imitsi Yarifashe Emere nayo ni imitsi. aricara. ariko Aricara. Bayisenge icyo cyo gutsikira bitewe n'uko bamukandagiye imvune iba ari mbi cyane iya Bayisenge niyo yaba ari kandi mbi shangwa yari yahamagaye muri ekipe y'igihugu shaka yari yahamagaye kabisa nayo ngo imaze kumuha inshuro eshatu Zandani- ahamagarwa muri ekipe y'igihugu we na imvune Clement ihita imubuza nusa we na Clement ngo bari ari bamuhamagara. ari no muri gasogi Mm. ari muri nabwo gasogi yaravunitse seze yavunitse igenda kurangira bamuhamagaye Mu Imaze kumuha nk'inshuro eshatu defenseur senior Kandi eshatu ajya zikurikirana. guhamagarwa yari ari mu bihe cyane byiza ubona ari gukina ni marchance ni ibintu nyine biza tu ubu Kabanga rero agiye kwitwara na Rushema defense yanjye ntiyari kuri bench ejo se arayigomaho benshi uretse turaza tubigereho iby'uyu mukino ku munsi w'ejo murebera se ko mukura gorira ishobora Muhanga ishobora kuyiniga ashobora kunganya hari Cyangwa match Muhanga ndera atsinda. hari match aya ntiyayishobora bibaye ibice gukina ni keretse ku meza bakinye bashobora hari match ndeba kunganya nkayibwiye. bagatsinda. bakinye Harari abaswera bavuga ngo Harari bini Harari ibice byaba mukura ntiyabura bibiri i Muhanga hari ingingo mbaya ejo azakina na AS Kigali saa 9 oya ku ku cyumweru cyumweru Kigali peri saa 9 shampiyona Kiyovu ntiyarangize na AS Kigali yacyari muri relegation battle kuri Kiyovu AS Kigali yacyakeneye amanota ngo ariko nta biganiro bibaho kuri izi kipe cyane nta buryo utsinda undi ayitsi ni abake bo mu mujyi wa Kigali abona post ya Emery Bayisenge kapitene nyuma yo kuvunika ejo avuze ngo iki ati I will be back soon stronger than before ati muri iyi minsi ariko abizi ko azatinda n'abamfanira ikipe ku ruhande nibo bita Kumbala Togi rwose urabona ko yamuhaye icyubahiro Kumbala ni Togi Kazu uriya ni Togi urabona ko yamuhaye icyubahiro ngamuhaye icyubahiro Nyine Mugisha Bonheur Casemiro quick recovery nk'umugisha mugenzi nk'umukinnyi mugenzi we mwifurije gukira vuba ati I will be back soon stronger than ever until then I will be supporting the team every step of the way thank you for all messages ariko bari hafi ya Rayon Sport batubwire kuko imvura nk'izikurikirwa n'abaganga icyo abaganga babivuzeho Gorira na Marine Kigali Pele saa 12 ku cyumweru rwazabanzamo Kiyovu naye ariko rero nabyo biratangaje habanzamo Kiyovu naye sigara hakurikiraho Gorira na Marine zose nta bafana zifite ariko panze na Kiyovu irabafite niyo beshye izina rya Kiyovu abafana bayo baraza se Kiyovu irabafite Kiyovu ni nka gorira ntukangwe no kuvuga ngo Kiyovu abafana bayo baraza benshi cyane ariko baraza ariko oya ku munzani ubundi iyi kipe match ya kabiri ko niyo ikomeye ariko iyi ni match nziza reba match nziza gorira na Marine naka match keza niyo yakabanje ariko niyo yakabanje ku munzani Kiyovu na no Marine ikipe yavuye mu ntara ikeneye guhita itaha irangiza match saa 3 nyine wamugani Marine itaha Rubavu urayishyira nyuma kubera iki gusa ibyo bintu mubirebeho rwose umwanya uracyari wo kubihindura bayajunira panze bayipanze mbere ntabwo bihindura match ikomeye ikwiriye kuba nyuma ni AS Kigali na Kiyovu icyo kandi ubundi basanzwe babireba Rwanda Premier League match ifite imbaraga nkeya n'ibanza ikomeye itera amatsiko abanika abanyuma ariko ijuru rirakuruye cyane kwa mbere hari imikino ibiri nabwo saa 11 Kigali Pele zakira imikino ibiri kuwa mbere kandi match ya mbere zatangira saa 11 Gicumbi na Polisi match y'umutego kuri Ben Musa Ben Musa yitonde cyane saa 11 hanyuma saa 2 n'igicereyo na Armelek ndayiza sarura menshi aya masaha saa 2 n'igicereyo na Armelek nubwo bitaraba umuco ariko aya masaha saa 2 n'igice nta muntu uzaba atahugutse
wavuye ku kazi azaba yatashye yakarabye yahinduye imyenda. nabonye gahunda rero ariko yatangiye ayo masaha burya yihomba abafana bo mu ntara. nanone ntabwo bakiza ariko mu ntara n'ubundi. ariko mu mibyizi baraza ari benshi ntabwo baza burya abafana bari n'abo i Kigali cyane uwo muco wo mu ntara kereka ari muri weekend wavuyeho keretse za match za kabiri zikomeye zihuruza